sifiwe Yesu ashimwe reka tuzamure icubahiro c'Imana Bwana sifiwe kuko mama yagiye arakiranutse n'Imana twari kuzamura icubahiro kandi kigira kabiri umukristo yarangije urugendo ari umukristo yubaha Imana nibyo birori bya nyuma Bwana positive amen ibirori bya mama twareka kwishima kuko twamenye Imana tutwatinya Yesu ashimwe amen wamenye Imana ntazatinya ntazanagira n'ubwoba Yesu ashimwe ndabashimiye no turanyabiheke ndabashimiye abakozi b'Imana pastor barahanga Bwana positive nitaye ku bavyeyi bacu mukabareba mwitorero mukabitaho Bwana positive amen ikindi kigira gatatu shimiye abavandimwe banje bavuye Nairobi Yesu ashimwe hariho abatarahuka hariho n'abandi baje Nairobi ni kuri Bwana positive Nairobi ni kure cyane cyane twebwe twavuye aha muri Uganda ni hagufi ariko ibingibi bimaze kuba twari kure cyane musaza banje ngo yarari ahantu Sudan natwe twarahandi kure no muri mukazi wanje mudamu wiwe kure cyane ahantu muri Kiruhura n'ahantu kure pe zabaye ariho turi tutabanye sebera uko kubera ubuzima nyine buriho muri iki gihe Bwana positive ariko tumaze kumenya twese twaragiye turahura turaza turahura ku telefone turaza dushika ngaha Bwana positive amen twari kumwe n'abavandimwe twari ko turakuvana uko bimeze kose tubona turahurutse Imana yaduhutse amahoro n'abavuye Nairobi mukuru wanje muri mukazi wanje Imana ishimwe yabarongoye Bwana positive Imana kandi abavandimwe banje bavuye hirya no hino yaza Kigali ko nababona hanga bakuru banje n'abamuna banje Imana yabarongoye Bwana positive Imana kuri papa mudogo n'abavuye muri Kongo na mama mudogo Imana ishimwe yabarinze nayo kabayobora kabashita hanga ifite byinshi byo kuvuga kuri mama twavuga ugaca bwira Bwana positive rero mama yaratureze cyane atwita yazaga avuga buke pe yazaga akaturera neza akatwitaho pe kandi atwitira kuri papa Bwana positive atwitira kuri data amwitaho aramurera data arashaje amwitaho aramurera nk'umwana mutoya Imana ishimwe kuko mama yaturereye data akaturera n'abarumuna banje n'abasaza banje batoya Imana ishimwe icyo kintu turagishimye imbere y'iteraniro ry'Imana imbere y'abera Imana ihiri uko dashira usanje ikintu cambabaje n'ikimwe kubera yuko twazaga dupanga muri gahunda zacu mu tekerezo zacu twabanga tuzoza hangaha tuje mu byishimo tuje nyine ibindi byishimo ibindi birori byiza byo kubasezera mbega Bwana positive ariko n'ibingi Imana yari yarageye Bwana positive ibi nabo ni ibirori aradusize turiho turi benshi umuryango no kandi uzobaho Bwana positive umuherezi wacu nuko umugabo Bwana positive afite bakuru we afite bashikiri azobaho Imana ishimwe umuntu tubona nyine ugoye ni umusaza we nkuranka hari umwana ariko nabazaba Imana izomurera nawe imusendekeze nabageze kwiherezo giye Bwana positive amen shimye Imana kuko yakoze ico kintu kuko mama arangije neza ikindi kigira gatanu shimye umusaza wanje Imana yarabonye ngo niwo usegera abavyeyi ababi hafi Bwana positive tuba twari kure ariko yazagamo hafi akamugwaza akatubwira ngo yagwaye inji ibitaro ariko akaba ari bugufi nabo ndagushimiye Imana mwishije guheza umugisha mu muryango wawe n'umuzaro wawe Bwana positive shimye musaza wanje Nairobi tarahuruka nawe musaza wanje mukuru yazaga afata umwanya no mu kazi wanje mukuru bakava Nairobi bakaza kureba abavyeyi hano bakabita bakatubwira ngo bahutsaro twebwe muri Uganda bikatunanira turi hafi Bwana positive n'ubutwari bukomeye Imana ishimwe n'ubutwari bukomeye cyane bakava Nairobi bakaza kuvugisha abavyeyi bakaza kureba ko bahuse bakaza kureba ko biriwe ndabashimiye cyane shimye abantu banyabiheke gufata abavyeyi ku mugongo itorero yasengeragamo ndabashimiye Imana yo mwijuru iramugisha kandi mama Imana imaze bikodashira murakoze yabibagiye ishimiye uyu mwana umugarukaho nyine n'abari b'Imana ntabwo arakubaho niwe ariko yarakoze yaraye kuri mukecuru amezi akanga ko tujya kuharara akavuga ngo oya nta muduza zaramije na mwasi kandi akarara akabwira ngo arara ku gitanda akarara yicaye ku ntebe cyangwa akicara hasi cyangwa bakamusohora hanze akaja kurara mu
yarakoze izi ni imbuto nyine ugomba kumera warakoze n'ibyo bihembo niko kuvuka nyine umuntu agomba kuvuga ugafasha umubyeyi kandi turagushimiye cyane ugomba guhangayika ku mubyeyi aho kibafite turasigaranye muzehe hariya kandi muzehe nyine arashaje imyaka 100 akibafite gushaka abantu babiteho cyane bagerageze ubushobozi bwanyu kuko ni ikintu gikomeye cyane kandi nishema bahesha n'umugisha murakoze turabashimiye cyane gushimira aho bapfa mdogo baje nishimiye cyane kubona muzaherekejwe bapfa mdogo bose bari hano nabo bavandimwe nishema cyane cyane abantu baje n'abavandimwe bandi bose turabashimiye cyane bazashimira kose Bana pewa sifa baduhaye gumwanya kavuga ndi magambo Yesu ashimwe uyu munsi wa nuwacu n'umusaza waje mutowe ariko rero hano ngira utakibazo turagenda kandi n'abasha kure baragenda ariko mureke mugande magambo abiri shimiye basaza banje bari muri Amerika badata wacu shimiye batebuka shimiye Ngenza shimiye barumuna banje mutomuriza shimiye Nyabeza kandi shiriki ntikibaye mama akamwitaho bakamuvuza agatanga amafaranga yabo yene iki ni ikintu kigoye kuvuga ngo umuntu iyo utarebye umuntu mu kibazo aho mushaka mutiza mfukamureba siko kuri mu kibazo umuntu nawe kugira ngo agise ikibazo uzamutabara kuko ejo tuzi ejo hiyo siko nukuri bamwitaho mama yatera isimu bakamwereka amafaranga bakamuvuza bakita kuri data ndabashimiye basaza banje barumuna banje bari muri Amerika bazumva n'abapapa mdogo bari muri Kongo n'abandi barahatandukanye muri Nairobi baramwitaho ntawuzugara umunsi ariko bamwitaho ndabashimiye babyumve n'Imana y'umujiri byumve ndabashimiye kazi babyumve rwose kuko umuntu atitawe ku muntu akiriho ari mu bibazo mu mahoro bashaka kukareka ndabashimiye murakoze kumira nanjye ikintu navuga kuri mama ari umuntu uzi ko abaza ukuntu yoceceka nyine gaceceka ntabwo mvuga kuko yanjaye umubyeyi ntugomba kumuvuga ukamuvuga nabi kuko yakubyaye ariko mukecuru yakureze neza ugiye buriya kandi gira amahirwe yo kubana nawe gira amahirwe yo kubana nawe udashima Imana hari igihe byabaye mukecuru ari kumwe nawe ariko Imana niyo yashatse ko mukecuru hano twebwe twatekerezaga dusanga ibyo twatekerezaga nk'abantu ariko Imana yari ifite ukuntu bwiza twarabaye mukecuru atureba ni ukuvuga ngo buri munsi ni umuhamya na muzehe yasibaga guhamagara rimwe bakampamagara wabaye gute kandi hakagiye mpamvu ati ntashinzwe ndabahamagara buri munsi se kubera iki hari igihe numva utatekereza guhamagara umuntu impamvu nyine atari umutima mubi ariko hagati y'abantu wasibye hari impamvu buriya umuhamagare mwumve ikibazo cyabaye kuko bati nta kibazo nabihoreye nyine turabana mukecuru mwamenye amakuru ko yarwaye ararwara hano akaza ngende barama natega mutuhaza kureba muzehe hano hari igihe yageze aratubasezerana muzehe ubwo aragenda Ngarama barasezerana naza turasezerana n'umwe bari hariya n'abaraza basezerana turabati mukecuru ariko rero nkabura neza nti mukecuru ntabwo apfa yanatashe n'abana kaza bati kaka yapfuye arahari kuko nyamufotoye mukecuru turabana gucaje Kigali Kanombe mu bitaro niba tubwiraga ngo akiriye gutaha sindarambiwe ese wakize numva ntago telefone yakize dore amazi bitonda tata agahita naguruka umwe agasohoka akaja kwicara hasi batuke n'abandi ariko mukecuru we turishima cyane ataha araza akasubira Kigali kuri control wajanye na niyo mwana mushiki waje muto
uriya ni nk'umwana w'ishwaje ariko ni umwana abakuru bashiki baje bakuru uje turabahereza nyine wacu ariko umufata nk'umwana noneho akambwira ati umukecuru bakajana ejo bundi agenda umukecuru agenda wenyine ashika Kigali hari iwacu twari zaraye nziza arabafata nje ndatashe ariko ndashaka kuzagaruka hari umwana wari iwacu uzaza kumufata ariko nje kubareba nakoze ubwo nagaje kuza mu kwezi kwa karindwi ngiye gushira no gusubira i Kigali mu kwa munani muhabe ejo bundi agiye kurangiza ntabwo ndi umuhanuzi ntabwo nzanyerekwa ndicara mu rugo n'abati numva ikintu kiri mu gitondo kuko ahantu nzanje ndabona imyaka ndetse umunsi nyiriwe hano mfite ikibazo mbonye ko sokora agiye gupfa sokuru niwe mbivuga muzeye ko nabona ko agiye gupfa reka nzi nyamara n'umwakizansi wateze n'iki cyabaye reka nzi hano habaye hafi aha ngaha ndaza gacu nasanze nani kuva twavuka kuba twabana imyaka yose yatureze ubwo yambwiye amagambo ye twasikiye hariya abandi bakazamubwira ati rero ubwire abavandimwe basengera kandi ntacyo yabarwaye ariko nyine ukabona ushaka ufite gupfa yarababwiye barabizi hano bandikana ati umukecuru yaramusengera umukecuru baramusengera ubwo nubwo twasezeranye ubundi yahise agenda barakeye aragenda asibye muri musinga hariya umunsi arangiza yari muzima mu gitondo twahera mu gitondo tuvugana nawe ati umukecuru ameze neza ahubwo nta kibazo saa sita aribyo bikenewe ati nta kibazo arampamagara saa munani ayakunda umukecuru ameze neza ariko ashima Imana ko umukecuru apfuye nk'umukristo ati hano tutamwinuba usange umukristo ubura niko agomba gupfa bose tuzashimira Imana nacyo cyane yakomeje nirakubwira n'abana n'abavandimwe bose umukecuru apfuye neza iyo apfa ari umuntu ntabwo bari uzari ibyo bantu basubira hirya ukigendera uko ndetse ariko kuba Imana yafashe umunsi mukaza bakageza umukecuru akaba arangije turasezerana ibyo nyine twari twateguye tuzashobotse rero dushimira Imana ko ari Rwanda kandi umukoresha ukagashira namwe turabashimiye abaturanyi hari abaturanyi hano abantu bane n'abantu beza cyane twebwe hariya turi banyabigendaho hari n'igihe kugira ikibazo ngahamagara umuntu uri Rusizi cyangwa muri Kenya cyangwa hanze ati twagize ikibazo kandi tubana n'abantu b'i Kigali twegeranye mwihorero kwa cece nagike mukorera ariko abantu hari abantu umukecuru yigeze kurwara hano ijoro bari hano barabizi je baramujyanye kubera saa 5 saa 4 bugaca umuntu amuriho naje ari mama sinyanishobora ariko barakora baragerageza kandi iyo ndio mirimo Imana ishaka bose ntabwo umuntu bazakuvuga wagiye utahakoze ubwo no kubeshanya twabesha n'ibintu ariko n'ibikorwa byose byivuga n'umuntu ngaha n'ibintu bikorwa haba mu misanzu habi iyo uri kigwari birebera naho bose bakoze ikirori uko abantu bagutabara bakaceceka bakifata ariko nshimira abantu hano bose Imana ibaze umugisha bafitayeho ikirori cyane twebwe turabashitsi hano turabashimiye bose abavandimwe umuryango wacu abaturanyi abakoze cyane Imana ibaze umugisha kandi umukecuru kinjo cyari gaciye ako ntibatuziteguye no kuri je muri je n'abandi bamwitayeho hari abantu bamwitayeho
ukagira ngo none ni ikicisha abana barakoze abashimye abamuyomba baramuhamagara buri munsi haba abaturanyi haba abavandimwe bandanye twese tuziranye barakoze cyane bashimiye n'abayobozi bishoboka kuko dufite ubuhamya bwiza bwiwe kandi ntabwo ari ubuhamya bwo gupfundikanya. Rero ndabanza mbore umuryango w'Agasita wose mwihangane, abana bamuzehe mwese mwihangane. Mukuri mukecuru twarabanye hano tugize iminsi tubanye hano itari mikeya kandi twabanye neza cyane, twabanye neza twamugiye ubuzishe kuva yimukiye muri ino nzu. Nanje ntuye hano hirya nyuma y'ingiyi, nta munsi n'umwe nacaga hano ntabumvugishije. Mukuri yagiraga umubano mwiza n'abantu, nta muntu n'umwe hano bigeze bavugana nabi cyangwa usange wenda n'abana biwe usange ngo bavuganye nabi cyangwa se n'abaturanyi. Hano mugabo yize kumbaza muturanye duturanye hano hafi, aratubwira ati ese mwebwe ibanga muzamukoresha nirihe? Ati rimwe rimwe zamona nk'abasaza banyu ugasanga wenda afite umugore ukiri mutoya, atari ugasanga babanye neza cyane, atari ko twebwe umuco wacu. Ati nguyu musaza bakubitwa mu gitondo n'imugoroba. Ndamubwira ngo twebwe izo nitubigira, kandi aratubwira ngo hano dutuye ntarumva ngo habaye induru habaye intambara barwana. Arabatese mwabikuye hehe? Ariko mukuri mukecuru yari umuturanyi mwiza cyane. Ndazibuka mu mezi nka 3 ngira ngo ashize yararwaye cyane, aje ari Ngarama twaramusuye. Mvuganje nagezeyo naramusuye ari muri Bomboni, avayo aje Kanombe arataha. Hageze hano mbona yakize pe, ariko arambwira ati rero none ndimubwira ikibazo naryo byo kujya kumva ndatumze neza. Hari umuntu wigeze kumbwira umuti, ndagenda ndawumugurira ije Kigali ngo urubuke ndaza mukorera umuti hano ndamuhereza ngo bucarambira ati kumva nakize. Mukuri yari inshuti yanje pe, atari byo gukabisa. Kandi kumenya jewe namumenye biciye muhungu we twabanaga Alexi, twabanaga mu kazi, wenda araza kuza ngaha twarabanye neza kandi tubana nawe neza. Nyuma yako nibwo naje kumenya kuko ari wese. Mukuri jewe mufata nkadata, mukecuru umubano wanje nawe na muzehe arabizi. Naramusuye uko nshoboye pe, barabizi. Ejo wundi arwara rero aje Ngarama sinari mpari, ariko nari mukurikiranye pe, nabikurikirana. Naje nari mfite umurwayi iriya siyashika, ndaza umunsi naje kuwa gucumweru twari dufite inama hari hakurya, ariko mfite gahunda yo kumusura kuwa kabiri. Ningize naramutelefone kenshi mubaza ko muzehe ameze, mukecuru uko ameze, uko yabyutse, kugeza ngo arangije. Nibwo naje kumutelefona kumugoroba, arambwira ati mukecuru yarangije. Twagiye mukuri usanga yarangije, ndamurosora usanga yarangije. Ariko mukuri ningize n'indwari yarwaje nyina aramuhindura, mukecuru arasinzira. Rero mukecuru mukuri twamuvuga burya itorero rizarimenye umuntu nk'abaturanyi. Muhumurike, mukecuru yasinziriye, mukecuru ari mu ijuru. Twabanye neza abaturanyi hano. Igihe kimwe yigeze kuba akantu gutya abantu bashaka gutongana, bagira kintu cy'imanza,
baravuga toya ati umuntu wari uhari wabusumishije ni mukecuru yicare mu giti ngo tumubaze toya nta jambo rye wakumva nta jambo rye wakumva twese abaturanyi be hano twabanye neza mu mahoro yavugaga make nigeze kumugeta ariko kuza witonda nk'umukomite ugasanga pe twamuvuga bukaca ukiye rero twese hano mu izina ry'abaturanyi bacu hano Mugera mukecuru yari intwari kandi aragiye rero nkabashimira abadamu hano bose ndabashimiye cyane umunsi arangiza bose baje ahangaha ngo bashikangaha dukora akanama keza ndabahamagara tujanze hari ndababwira ati mukecuru yarangije rero tube hano tube hafi y'umuryango tubegere ikiriyo kirangire tubegere ndabashimiye ko mwabikoze kandi mukomeze shimira none abagabo bandi wacu Mugera ndabashimiye muza mutabara neza cyane muza mutabara neza mwakoze neza kandi tube hano muze tumwegere ukuri mukecuru tumwifurije iruhuko ridashira.